Ibyo byose rekura ubu se ubwo wagira biki kuramo izo nkweto wagira biki kuramo izo nkweto vuba nta mishyikirano nyine mfitanye nawe wagira iki mu buzima ndavuze kuramo izo nkweto ndazishyura ndavuze ngo ndazishyura waziguza ngaje Sheri usiga bisa neza cyane uko utaruherutse kumbona mama we ni njyewe mukunda cyangwa nibona nje ako ushobora kumva uburyo iyo ntekereje ukundana banumva nyine nanjye mbaye iyo ntekereje kabisa ako tungo usa neza urakoze cyane andi makuru se bebe ku kazi bimeze biteze ku kazi nyine muri iyi si ni imvune mana yanjye namwe mukora akazi kagoye nyine ndamukunda amafaranga buri amahoro ariko nyine kuko nta kundi nabigenza kwiyakira tu ako ntaribi akazi nari naragiyemo nyine karangiye ubu ngubu ndahari nta kibazo tugiye kujya gusohoka urabona ko nyine mba nagutaye uba mwagisha wanjye nongere ndebe iyo nseko urakoze cyane ashira imbere ikiganza cyawe ari ukumenya nk'ureba bavuga ati ubu ni umukobwa n'iwanjye cyane ubundi muntu ahantu hataba n'amamoto koko amasaha kandi ndabikiriza nta kibazo gusa iwana ubandana tuvugane sawa nari
uyu niwe mukobwa dukundana, ni uru rwego agezeho anca inyuma, ntabwo ibintu byakunda. Nta kibazo, ahubwo hari umuntu umpamagaye wo ku kazi, inshuti yanjye igize ibyago, ahubwo reka tugende ndetse ko namutabara, nta tuzasubira. Turakorana n'inshuti yanjye, bampamagaye none aha igihe wari wagiye hariya nyine bahise bampamagara akagize ibyago, ahubwo ariko hari umuntu waguhamagaye inshuro nyinshi yagushaka. Yumvaga isoni waza kumuvugisha. Bite? Mva none se utuye inaha? Ko mbona mutuye nabi byataha. Ko mbona kubona mutuye inaha ari danje. None se hano hepfo nta moto mboneye ngo basi yimpamagarire nimba hari abantu baba uziranye n'abatuye nabi. babonye ariko Nese ubwo nta muntu ufite nimero yiwe waba uzi mbagerageza kuko amasaha yancitse wazi kugeza ko nanje ushenze umukobwa njye nimare muri ibishoboka byose ngo munezeze, ariko narangiza nca inyuma. Haje ko mudashima, kanze nkwereke. Haro? Mwiriwe neza? Amakuru yanyu? Hari umuntu wampaye zino nimero zanyu, kubera ko nashakaga gutanga ikiraka, gusa ikiraka nashakaga gutanga yambwiye ko ushobora kuba uzi gukora ibyo bintu. Nyine wowe se ahubwo ukora ibiki? Ni ibyo nyine ku kazi nshaka gutanga, ni ikibazo cyo mu nzu yanjye iherereye hano Kimironko. Amazi nyine afite ikibazo, kandi bambwiye ko ubishoboye kabisa. Rwose kabisa wambwira ahantu uri tugahura tukareba uburyo tubyumvikanaho, kuko urumva nshaka kwitaha vuba, niyo mpamvu nyine nshaka ko bikorwa hakiri kare. Oya ntari bimbwira wowe ahantu uri ndagusanga nta kibazo. Ntari reka mfata akamoto ubwo. Sawa. Ni nko mu minota nka 15 ndaba nkugeze. akazi. Hi babe.
umeze shansanze wambutse juwe nagutindije okay nari bingiye gufata amanota ndaje mva mu minota mike ndabankugezeho nukuri okay nari ciao Ngiro. boss. Meze bite? Ama. Hey. Mumeze neza? Tumeze neza. Nibyo mwavuganaga kuri telefone. Ewe warimo kumamagara ushaka kumakaza. Nibyo. Bibiri biri imbere kandi muri dushe y'abashyitsi harimo ikibazo cy'amazi ntago aza neza. Ntago aza neza. Amazi ntago agira muri dushe. Naho suka. Karakazi kawe bose nzabikora. Kanza korera neza. Nakundangiye yabwiye ko ukora neza. Babe. Umeze ute? Yamba nagukumbuye. Byose. Yeah. Yari asa. Akiramo gatebe. Icara hano sheri. Sheri icara. Se sheri umeze ute? Nama. Sekundo wagize amasomo n'umushyitsi. Ko wihuse se? Nari nshana ngo musubize. Twari twavuze ko tuvura tukaganira. Ariko shiri wawe ashobora kuba agize izindi mpamvu zitunguranye. Uretse kugenda nta kibazo. Twanaganira nta. Oya ndikuru. Hari ikintu washakaga kubabwira nawe. Uretse tubwire iki kintu. Wumve nako kazi ko nagakora. Ese ko wangiriye isoni? Super sheri ndetse. Sheri wanjye nuko ateye abafite Akufite shiri cyane. Ufite shiri mwiza rwose. Nta kibazo. Shana ye ndamwishimira. Ese hari umuntu usize ku muhanda se umubwira nawe bikaza. Umva icara aho gwe. Icara. Bakubonye. None uburyo uri kwikiriza. Iki se wowe? Akazi nawe gatuma wamenyera sheri wawe. Ndavuze kwicaza. Ndavuze ngo icara aha. Mvuze ngo iki? Sheri murazi. Nakubwiye ngo icara hano. Nakubwiye ngo icara hano. Umva witonde nawe. Ndavuze ngo icazwa aho ngaho washyano. Umva nta kunyuza minshi. Ntakunyuza minshi umva nawe witonde. Ndavuze ngo witonde. Nene sheri wanjye muza ngenda kubaza. Aje kundeba nagari waje we waje. Ndavuze ngo witonde we. Witonde nge nunamenyere. Nge nta kazi nayinje kuguha. Urumva? Ntega amatwi wowe wamushenze. Ntega amatwi. Nta kazi nayinje kuguha. Ubwo nanje kukwereka izinyana zimbwa z'abakobwa twirirwa twirukankana nabo ngo baradukunda. Ni mushiki wawe se ni mubyara wawe se. Mushiki wawe. Iyi ngegera ntago dukundana. Nibyo. Ntago ari twe twicaranye hariya mu. Yavuga nibyo. Yavuga nibyo. Umva we arimo kuvuga nibyo. Nimukigire beza senye. Nibyo. Hasani ngo sheri mwe ngukumbuye. Kakumbure bene wanyu washyano. Ahubwo ubwo ntega amatwi yumve rero. Kubw'agasuzuguro kizi nyana zimbwa z'abakobwa. Naye ndaje mbereke ko ngiye nta mikino mfitanye namwe. Bo wowe tega amatwi. Urimo kunyina gakino nimbimenye. Nasonse. Bara ndakubeshyira uranyihakanye ahubwo nshaka kumenya uretse yicara nshaka kumenya hagati yanjye n'uyu musore ukunda nde hagati yanjye n'uyu musore ukunda nde ariko Zuba nawe urimo kwijijisha akunda nde yaba gukunda cyangwa nkunda saba yarafatiye hamwe nyine nshaka abanze ankure mu rujijo hagati yanjye nawe akunda nde mubwire iyo mikino mwa muri mu bundi iteye gute mufite imitima igana tega amatwi
wowe wamuhaye iki Kobwa nta kintu nigeze muha. nta kintu ugezemo bivuze ngo ni wowe mukundana ngewe nduwo guspendinga amafaranga yoroshya nze nkwereke iyo saha ni ndo wayiguze iyo saha ni ndo wayiguze ese nsubiza ufite umunwa kandi ufite n'amatwi uri kumva ibyo mbaza iyo saha ni ndo wayiguze Subiza. ntago uri kumva ibyo mbaza iyo saha ni ndo wayiguze okay shyira kuramo mpereza Umva rero ibintu mwihaye. wintinza kuramo Tanga iby'abandi vuba. kuramo Nundi araza kwaka ibye, nundi araza kwaka ibye. Iyo mitima mwabaye mwabaye babitima. amaboko yawe yagiyemo ikinya harimo ikihe kibazo kuramo mpereza Mwabaye bamitima. kirano umva we aya ni amafaranga yanjye aya ni amafaranga yanjye bro aya ni amafaranga yanjye bro uretse se nta kintu urabona iyi saha ndashaka undi muntu yiha buretse kubika iyo telefone yo ninde wayiguze kandi ujye unsubiza vuba uri kuntinza mfite gahunda nyinshi uri kuvuga iki we ninde waguhaye ijambo iyo telefone ninde wayiguze iyo telefone ninde wayiguze ninde waguze iyo telefone ninde waguze iyo telefone ngo shyiraho gira vuba wininze harya ngo mwigize ngo barukuzi ngo muzayarimbura yose muyarimbure iyo telefone ninde wayiguze rekeraho oya rekeraho Zuba reka nkubaze uzi uburyo amafaranga avuna urabizi aravuna ndabizi dore yewe amarira y'ingona ubu nta kibirindura ara hepfo ngewe uramfite umujinya mereza iyo telefone uri kuza Zuba ubu umuntu w'umugabo nimba umuntu waramuguriye ikintu ni ngombwa kukisubiza nibyo yaraguye mu aho nyakorera mba ndi kumwe nawe ndabyumva ni ngombwa yaraguye mu ndavuze ngo namereze telefone yanjye muzajye guhurira ahandi yaje kundeba sibyo ntago nzi yaje kundeba muzajye gurana ntago uramenya ndavuze icazwa uramushaka iki we umva nameze telefone uzamutumiza ukwe ndavuze ngo name telefone yanjye ariko uziko namwe muza mwiyo vuze ngo iki mugabo ubundi jamya cyerekana ko ayimana iki ni ikihe nyine komba kubise murage ni ikihe komba kubise murage areba waje sha mereze telefone di aye marira bwe sheri ndagukumbuye ndakumburwa na bene wanyu washano mereze telefone sha iyo miteto muri kunzaro ntabwo nyishaka ushaka kurwana nanjye mereza iyo telefone mereza iyo telefone ndavuze ngo mereza telefone byose bimbwiye ahubwo turakomeje ora muhereza ibyo byose muhereza imbwa ibyo ntongere kunkora mereza nicyo gikapu urakuramo iki kibirimo byose ari ibyanjye ibyawe se bi asuri mu biki wawe uri mu biya uravana nawe uri kuri ndavuze ngo rekura ibyo byose rekura ubu se ubwo wagiraga iki kuramo izo nkweto kuramo izo nkweto vuba nta mishyikirano nyine mfitanye nawe wagiraga iki mu buzima ndavuze kuramo izo nkweto ndazishyura waziguza ngahe azigura ngahe se yagira amafaranga ataje kunkura mereza urwo rukweto aregwe nazo mu shaza ndagenda yambaye nyine waziguza ngahe mbwira nyagu wamuhaye angahe we ntabwo ndusha amafaranga wamuhaye angahe kuburyo izi nkweto nazabaza kuzishyura utanzamurira izi nkweto ntabwo nazishyura nagiye kuzimugura udahari wangegeraho mereza urwo rukweto ndavuze ngo ntabwo nkwaye nimba ari uko waje undangira akazi ako se ni akazi urimo kumbabariza ishere wanjye
ubundi y'umutumizo ukwawe ariko isi utabona uri n'igicucu wowe ubu yaje kunkura ahubwo nawe baragukura ubwo zizi turi bangahe turi abagabo bangahe akundana nabo ukuri igicucu neza urwo rukweto ubwo nimba n'ipantaro ndabona muzo namuguriye ahubwo nizo namuguriye ziri iwe ibyifuzo nibyo nazo nzaza nzifate urabona ibintu byakubayeho umva ayo mariri kuri urugendo yaririre nyoko kumva sibyo nanjye sindi nyoko oya musigare muteretana mwa icoco ukundana na bangahe uriya yaje gute oya ndekura uriya yaje gute oya ndekura Fukama mandibyo kutajonga nibiba none uramuhungu kutiyana ntabwo nzongera ubu nemere winjiye mu mutima wanjye bwa kabiri gusa ngiye kuguha ukwezi nanjye nzakugenzura tagira ngo urabona ko wamuhemukiye akarakara urabona ko wamuhemukiye ntabwo nzongera basi mbabarira ngacicikana basi urambabarira nande